turabona ko bitagishobotse niyongera kuduhamagara turagaruka mumbabarire ntimurambirwe natubwira ati nejo tuzagaruka ntimuzarambirwe natubwira ati nejo bundi bizabuka murakoze. Uwiringiyimana Agathe ni umwe mu bagore bazwi mu mateka y'u Rwanda, niwe mu minisitiri w'intebe w'igitsina gore wabayeho mu mateka y'u Rwanda kuva tariki ya 17 Nyakanga mu mwaka wa 1993 kugeza yishwe muri Mata mu 1994. Uyu yabereye abanyarwanda intwari ikomeye itazibagirana kubera uruhare yagize mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, guharanira uburenganzira bw'abagore, guca akarengane no kudashyigikira ingoma y'igitugu yariho muri icyo gihe kugeza ubwo abiziza akicwa. Ibi rero nibyo bituma abanyarwanda tukimuzirikana ndetse n'igihugu kikabimwubahira kikamushyira mu ntwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'Imena. Muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka wa 1994, hano ku isomero turagaruka ku mateka yaranze Agathe Uwiringiyimana wabaye intwari y'u Rwanda kugeza yishwe, ibyo yaharaniye ndetse akabigeraho ubwo yari umuyobozi, n'urupfu rw'uko rwagenze byose urabyumvira hano. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezaho hano ku isomero. Njye nitwa Aniki, guhaye ikaze. Avuka, ababyeyi be ari bo Juvenal Ntibashira kandi na Saverina Nyirantibangwa bamwise Uwiringiyimana Agathe. Yavukiye ahitwa Segiteri Gikore, komine Nyaruhengeri, mu cyahoze ari perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yavukiye mu muryango w'abahinzi, akaba umwana wa gatandatu mu muryango w'abana 8. Hashize igihe gitavutse, umuryango we wagiye gukorera mu cyahoze ari Kongo Mbirigi. Nyuma yaho Uwiringiyimana afite imyaka 4 gusa nibwo umuryango we wagarutse Butare. Amaze gutsinda ikizamini cya leta cy'amashuri abanza, Uwiringiyimana Agathe yagiye kwiga i Kigali muri Lycée Notre Dame de Citeaux, rimwe mu mashuri meza yari icyo gihe. Umuryango we ntabwo wari wifashije cyane kuko kubona amafaranga y'ishuri angana n'ibihumbi 600 byishyurwaga ku gihembwe byarabagoraga cyane, ngo byasabaga ababyeyi kugurisha amwe mu matungo babaga bafite kugira ngo Agathe ajye ku ishuri muri Notre Dame de Citeaux. Nyuma yo kubona ibyo bibazo byose, ubushobozi bwo kumurira bakabona ko ari bukeya, inshingano zo kumwishyurira ishuri, ababyeyi bazihariye umusaza we mukuru witwa Gaspard Hangimana, nawe bamusaba kujya i Kigali gushaka akazi kugira ngo ajye yishyura mushiki we ishuri. Uyu kandi ni nawe werekeje mushiki we bwa mbere ajya ku ishuri i Kigali kuko yari yiyemeje kumushyigikira kugira ngo azabashe kurangiza amashuri abe inkingi y'iterambere ry'umuryango. Ntibyatinze rero, mu mwaka wa 1976 yahawe impamyabumenyi mu mibare n'ubutabire, ahita aba umwarimu w'imibare muri École Sociale de Butare. Mu mwaka wa 1976 yashakanye n'umukunzi we w'igihe kirekire bari bariganye witwa Ignace Barahira, maze batura i Butare. Uwiringiyimana Agathe yize kandi mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yabonye impamyabumenyi mu by'ubutabire, hanyuma ajya kuba umwarimu nanone ku Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu mwaka wa 1986 afite imyaka 30 y'amavuko, Uwiringiyimana yabaye umwarimu w'imibare n'ubutabire muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu mwaka wa 1986 yashinze koperative yo kuzigama no kuguriza mu bayobozi n'abarimu bagenzi be mu ishuri rya Butare. Ibi bikaba byaramuteye gushimwa n'abayobozi bakuru b'igihugu, maze mu mwaka wa 1989 yoherezwa gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi. Uwiringiyimana Agathe aha Minisitiri w'Intebe mu mwaka wa 1992 yinjiye mu ishyaka riharanira demokarasi MDR ritavugaga rumwe na leta. Nyuma y'amezi 4 yahise agirwa Minisitiri w'Uburezi na Dr Nsengiyaremye Dismas wari Minisitiri w'Intebe, nyuma y'imishyikirano hagati ya Perezida Habyarimana Juvenal n'amashyaka 5 ataravugaga rumwe na leta. Igihe ari ku buyobozi bwa Minisiteri y'Uburezi yakuyeho politiki y'iringaniza rishingiye ku moko mu mashuri. Ibi bikaba byaratumye hangwa na benshi mu bayobozi bari bafite ingengabitekerezo y'amacakubiri. Icyo gihe kandi nibwo hatangiye kumvikana abayobozi b'ibigo by'amashuri, abagenzuzi b'amafasi n'amakomini badakomoka muri MRND, nabo bamufashije gushyira mu bikorwa gahunda yo kurwanya ivangura mu mashuri. Gahunda
wenda akayihindura. Ese ubundi kuki mutamubaza inzego urundi rwego rugomba kujyaho azabishyiraho ryari? Ariko mwamubajije gisimba nicyo mwumbaza. Uwiringiyimana yatumye abaturage batangira gutekereza ku burenganzira bwabo, by'umwihariko abagore, aho abagore 3,000 bakoraniye mu mujyi wa Kigali bakora imyigaragambyo yamagana ikandamizwa bakorerwaga muri icyo gihe. Ku itariki ya 17 Nyakanga mu mwaka wa 1993, nyuma y'inama hagati ya Perezida Habyarimana n'amashyaka atavuga rumwe na leta, Uwiringiyimana Agathe yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore, asimbuye Dr Nsengiyaremye Dismas wari waramugize minisitiri w'uburezi. Kugirwa minisitiri w'intebe kwa Dr Nsengiyaremye na Perezida Habyarimana ntibyigeze byishimirwa n'andi mashyaka, bitewe n'uko Uwiringiyimana atari afite imbaraga nk'abandi bakandida. Rero byahaga icyizere perezida ko azashobora guca icyuho mu mashyaka atavuga rumwe nawe. Ku munsi wo kugirwa minisitiri w'intebe kwa Agathe Uwiringiyimana, Dr Nsengiyaremye yahise amuvana mu ishyaka rya MDL. Hakomeje kuba imishyikirano igamije amahoro hagati ya Habyarimana n'amashyaka atavuga rumwe nawe ndetse na FPR. Amasezerano hagati ya Habyarimana n'amashyaka atanu atavuga rumwe na leta ndetse na FPR yaje gusinywa tariki ya 4 Kanama mwaka wa 1993 mu masezerano ya Arusha. Habyarimana yagombaga kuba perezida w'agateganyo, minisitiri w'intebe akava muri MDL. Hagati aho Uwiringiyimana yari yishimiwe na perezida ndetse na bamwe mu ishyaka rye. Ibi bikaba byaragaragariraga mu nama n'abanyamakuru aho bakundaga kumwibasira. Ishyirwa mu bikorwa rya guverinoma y'agateganyo ryagombaga gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 25 Mata mwaka wa 1994, aho Uwiringiyimana yagombaga kuva kuri uwo mwanya kuko atari akiri muri MDL. Ibiganiro hagati ya Habyarimana n'Uwiringiyimana Agathe na FPR ntibyigeze bigera ku ndunduro, kuko Perezida Habyarimana yishwe arasuye mu ndege hafi saa 2:30 z'ijoro ku itariki ya 6 Mata mwaka wa 1994. Nyuma y'amasaha make Habyarimana yishwe, Uwiringiyimana yagiranye ikiganiro na radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa, yerekana ibiri kubera mu gihugu, agira ati: hari amasasu hirya no hino, abantu baryamye hasi mu mazu yabo, turi guhura n'ingaruka z'urupfu rwa perezida. Ndizera ko tw'abasivile nta ruhare dufite mu icwa rya perezida. Mbere ya saa 9 z'ijoro, ingabo z'umuryango w'abibumbye zohereje abasirikare b'Ababiligi mu rugo rwa Agathe Uwiringiyimana, zigomba kumuherekeza kugera kuri radiyo Rwanda, aho yagombaga gutambutsa ijambo rihumuriza abaturage. Urugo rwa Agathe Uwiringiyimana rwari rurinzwe n'abanyegana 5 bo muri minuari, hakiyongeraho abandi 10 b'Ababiligi. Imbere mu rugo rwe harimo abasirikare barindaga perezida, ariko hagati ya saa 12:45 na saa 1:15 z'ijoro, abasirikare bari bashinzwe kurinda perezida bagose abasirikare ba minuari, maze babategeka gushyira intwaro zabo hasi. Uwiringiyimana amaze kubona ko nta burinzi agifite, yahungiye ahakoreraga abakoranabushake b'umuryango w'abibumbye. Abatangabuhamya bavuga ko abasirikare bashinzwe kurinda perezida binjiye aho bari bashaka Uwiringiyimana, bitewe n'uko yatinyaga ko bakwica abana be. Yahise yiyerekana we n'umugabo we, maze bahita baraswa ako kanya. Abana be bahise bahungishwa mu Busuwisi. Mu gitabo cya Romeo Dallaire yise Shake Hands with the Devil, avuga ko abana ba Uwiringiyimana Agathe bahungishijwe n'umusirikare w'umunyasenegal witwa Kapiteni Mbaye Diagne, wari umusirikare wa minuari. Majoro Ntuyahaga Bernard yashinjwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha ko ari we wishe Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare 10 b'umuryango w'abibumbye. Karamagatade wari ufite ipeti rya kaporari mu ngabo za FAR, akaba yarakoraga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ashinzwe gushyingura abasirikare bitabye Imana, yasobanuye ko gahunda yo kwica Uwiringiyimana Agathe yaterwaga n'uko atumvikanaga na perezida ndetse n'abasirikare bakuru, kuko yarashyigikiye ishyirwaho rya leta ihuriweho nubwo abandi batari babishyigikiye. Yagize ati: gahunda yo kumwica yatewe n'uko atavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ntabwo abasirikare bakuru bari bamwishimiye, babonaga bangamiye umugambi wo kwica abatutsi. Uwiringiyimana Agathe yabaye umwe mu bagore bake b'abanyapolitike babashije kurwanya igitugu, ubu akaba abarirwa mu ntwari z'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 1975 yasezeranye na Barahira Ignace, bitabye Imana bamaze kubyara abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Uwiringiyimana Agathe kugeza ubu niwe mugore wenyine wabaye minisitiri w'intebe
mu gihugu cy'u Rwanda. Yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva ku itariki ya 17 Nyakanga mu mwaka wa 1993 kugeza yishwe muri Mata mu 1994. Niwe warwanyije byari umugambi wa leta yariho muri icyo gihe yateguraga jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. Amateka yamuranze ahamya ko ari umugore wakoraga ibikorwa byiza kandi akaba yaratanze umusanzu we ku gihugu mu ngeri zitandukanye. Mu kiganiro The New Times yagiranye n'umukobwa we Umuhoza Rusi Marie Christine yahishuye byinshi byaranze ubuzima bw'umubyeyi we birenze ibyo kuba umunyapolitike. Umuhoza asobanura ko nyina umubyara yari umugore ukunda abantu kandi akagira ubuntu, ko yitaga by'umwihariko ku badafite amafunguro akayabaha, barimo abaturanyi be, inshuti ndetse n'abo mu muryango we by'umwihariko. Ibi kandi yabikoraga muri weekend igihe atagiye mu kazi. Nyakwigendera Uwiringiyimana Agathe, umutima we wa kimuntu warengaga kuba muri politiki no kuba minisitiri w'intebe, akaba umuntu waharanaga ko abagore batera imbere, aho yakundaga kwamagana ubusumbane bw'abagore n'abagabo bwariho muri icyo gihe. Umukobwa we Umuhoza kuri ubu aba mu gihugu cy'Ubusuwisi yatangaje ko nyina yahoraga aharanira ko uburenganzira bw'abagore bwakubahirizwa. Yaragize ati, umunsi umwe hari abanyeshuri bahatiwe gusibira kubera irondamoko ryabaga mu mashuri muri biriya bihe, maze umwe mu banyeshuri twiganaga amwandikira ibaruwa ayinyuzaho ansaba ko nyishyira mama. Muri icyo gihe yari minisitiri w'uburezi. Yakomeje agira ati, ubwo yamaraga gusoma iyo baruwa yaranyitegereje mu maso maze ambaza uko uyu mwana twiganaga atsinda mu ishuri, mubwira ko ari umuhanga kandi atsinda neza ndetse ari nawe uhora uza mu myanya y'imbere mu ishuri ryacu. Nyuma yo gutekereza iminota mike, mama yambajije ikindi kibazo ati, uzi ko wimuwe gusa kubera uri umukobwa wanjye mu gihe abandi basibijwe kubera ubwoko bakomokamo? Kuri benshi bamenye Uwiringiyimana bahamya ko yari umugore w'umunyembaraga kandi uzi kuvuga neza mu ruhame, akamenya no gutanga ubutumwa bwumvikana ko bugenewe. Bahamya ko ubumenyi bwe butakomotse mu kuba ari umunyapolitike gusa, ahubwo ko ari n'umuntu ufite uburere n'ubumenyi karemano buhambaye. Ngayo nguko rero amateka ya Agathe Uwiringiyimana, umugore umwe rukumbi wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda, agakora akazi ke neza kugeza ubwo abizize. Reka ngushimire cyane wahisemo gutega amatwi iki kiganiro.